Nagamu mwana, nagamu nacho, nagamu byaranje. Yesu
none bakagenda siko ko bagaburiye hari umutima ukomeretse niryo riwukiza ushongerera buhaza rirururugendo abakerera buhaza rirururugendo abayesu ikibazo na gito sira ujyamo ariya majigara ajyamo ese nitwakoresha kubya baza takora hibisana oya ahubwo uvuga ngo yose bayiringanira ese kayu irajyamo indarimo nabi indarimo nabi ubu barimo bose biragoye reka njya hano twamushyizemo nabi none se barabakugiyeho babacuritse nuko bamuhindura reka nimba umusanzu utari bamushyizemo nabi yagera mu muhanda imbere rero n'ibidakwirwamo barasubiramo ariya mazigo ntabwo bajijishe ko dore na kageje bashyiriye ejo arebe niko kabajijishije kariya kayinjije bashyiriye hariya ejo nimugoroba niko kabajijishije bashyiriye bwari nijoro bashyiriye turi ko babonye bityo ntabwo byashoboka baramuhindura ikibazo bareba ejo ntabwo bazi ko nibashyiremo bari ko byanga ariko nyine barahindura ntibahindura nyine hariya niho hagari
muhindure Urani ndugiyemo uramunara mwakira ko kandi asarimo arimo se hatugwa na muntu uvura barane mwikande gatoya mwikande bane bakobwa bawe mbigeni bagatu no mubashaka kwifatira Nembe wa mwigeni bagatoya no kama no mugabo afatanya urajyama uraza ntabwo ni mutoya byatsi yambaye kandi imipire yawe niyo
abana mwe Hadi mukora kwita kamushira. Bazane hano. Babwira bazane hano. Nagama mwana nagama nacyo nagama byarangiye Bekira dukora twese wegaruka gutya mwimuduharira kugira vuba baramuduharira barabara abana ari gatwaza cyane sana mwakire bajya hantu Begireyo heri inyuma. Begireyo heri inyuma rwose. Yegireyo. Mugambara amasuka nibijini. Nibijini mahoro. Si. Naje ko bazize isaka Ntango y'abantu barabitwaye. n'abandi murimo murabijyana None bijya kujya mu kandi ntibatubaze ishyamba ry'abantu bazi igicucu bugamaga abazi kuze hanyura ururu turabacha hata tumuzaniye umufasha tumuzaniye umuturanyi tumuzaniye umufasha ariko yakashimiye yagashimiye abajikojani waje abajani waje bashya Yoza nana sitwaye. Rega tutamenye tutamenye. Ariko ubundi basi. Ariko yarakomarira icyo yewe nigeze
kuna kuvuza mpigo huu nasuki hagaze ubusaho rugurahora Tagarashizeho n'uwashaka yaba ntabwo kigenda gitasi kigende ntabwo kiri kugenda icyo giti harakubita igiti Tucyarangije mama. cyafasha se Imana kutinza kikagera hasi. muri kumbe Bosha. mwegere inyuma niba nujyanye itaka ibyatsi byihuse iri taka rya nyuma niryo rigora baba batsindagiye ntabwo warimara ako ni mushamurikiro ngo Yesu nigo yekaba n'ubundi barongera barigarura hano igitiyo ukabona kiri kuva
yayikuraho niba ikwikira inshuri ikwikira inshuri ndavuze ngo hari abagabo neza hari abagabo hari n'abagabo ngo umuntu amubona hari wemaraye hari abo yabonye hari abo yabonye urugendo rwanjye harimo n'umama wa satatu wabayurira by'ukuri n'urukundo imana ihoraho utazatuzi yakobo yarose hari abantu batakaze baramutera ariko Moroshya ariko inyuma aho ngaho icyo kiganiro cyanyu mwe nawe utishaka reka twumvikane gato mbabarira ijwi ryanjye niko rimeze ry'umusaza kandi ntabwo yikira kugira ngo twari dushimire iki gikorwa mumaze gukora umuvandimwe wacu ari umwana wacu wasinziriye tumaze gushyira hano muri iki gituro amagambo menshi njye kuvugaho hari umuryango yashatsemo umwana wanjye nabyaye aboroshya ariko aho inyuma mwabo mwakoresheje ibibazo menshi muvugaho hano rero hari umukuru w'umuryango wabo kugira ngo tugize umuvandimwe wasinziriye n'umugabo bashakanye n'abana bafitanye rero ibyo byose bifite kuba mugiye kubibabwira tujya amatwi murakoze kuba mumpaye akanya ko kugira ngo ngire icyo mvuga yewe mpagaze aha nitwa François Nsekanabo nkaba ndi umuvandimwe w'umugabo wa nyakwigendera
nyakwigendera Mutesi Diane yashakanye na Bikorimana Ildefonse w'umwana wanjye bashakana byemewe n'ubuyobozi bwa leta yemwe banasezeranira muri Kiliziya Gatolika byose barabyuzuza usibye ko kuri ino si bigenda bihindagurika ntabwo bari bakiri mu murongo w'ubuyoboke bwa Kiliziya Gatolika ariko ikigaragara bamaze gushakana babyaranye abana bane babyaranye abahungu 3 n'umukobwa umwe abatuye hafi aha ngaha murabazi babyaranye abahungu 3 n'umukobwa umwe rero hagati aha ngaha habaho impfu zitandukanye buri muntu wese yararemwe ariko amaherezo y'umuntu ni ugupfa nk'uko rero impfu z'abantu zitandukanye habaho urupfu rubanza ukabanza ukarwara yemwe abanyamuryango bakaba bazi ngo upfuye ariko wararwaye hakabaho n'urupfu rw'impanuka impfu zitunguranye n'iz'uburwayi uyu muvandimwe rero Mutesi Diane urupfu rwe rwaratunguranye kuko wenda nihereyeho uburyo namenye urupfu rwe ntabwo naba nari nzi ko yari arwaye nta n'undi muntu wari uzi ko arwaye ahubwo natunguwe nuko ajya nko mu masaa 3 umunsi w'ejo hagati ya saa 2 na saa 3 nari nagiye guhinga mu kagari ka Kaduha hari hakurya umuturanyi warampamagara ariko nawe amenyeshejwe nkuru yuko asanze yapfuye asanga yapfiriye ahantu mu cyumba runaka muri iki gihugu rero ntabwo umuntu apfa ngo bamutererane inzego z'ubuyobozi zose zirahaguruka uhereye ku rwego rw'umudugudu urw'akagari urw'umurenge n'inzego z'ubugenzacyaha z'umutekano zose zarahageze zireba uko igikorwa cyagenze yemwe barafotora babaza n'amakuru y'uko byagenze ababashaga kuyatanga barayatanga ariko bigaragara ko ari urupfu rwatunguranye nko kwiyahura ibyo rero byararangiye ntabwo barekeye aho ngaho habayeho kujyana umurambo mu bitaro by'i Rwamagana biba na ngombwa ko kugira ngo aveyo hari ibisabwa ntimutungurwa nuko wenda kugeza iyi saa tubashije gushyingura bitungura dukererewe ni ukubera ko hari ibiba byasabwaga byari bitaruzura gusa rero ikigaragara aho bibashirije gukunda ko umurambo bawuduha murabona ko igihe dushyinguriye ubugorobye tugarutse inyuma gatoya rero ku buzima bwe yavutse 1943 ngira ngo nimba ntibeshye muraza gusanga afite imyaka 42 murumva ko yaragifite urugendo rw'ubuzima ariko gusa hagati aha ngaha nk'uko mu muryango wacu yabayemo yemwe n'ubugenzacyaha bwarabajije ese hari uwo yari afitanye ikibazo mu muryango abantu bose buri wese abasha kwitatura asobanura uburyo nta muntu bari bafitanye ikibazo n'uburyo ibyamubayeho byadutunguye mu by'ukuri rero ndibaza ko icyo wenda ntabwo nshaka kurondogora cyane icyo mbasha kubashimira nk'imbaga ingana gutya nuko nabashimira ko mwabashije kudutabara hano hari umuvandimwe wavata ariko nyamuna mwaje mukatwakira ko ari ukugurizanya uyu munsi niwe ejo ni jyewe ejo n'undi mu gihe cye ngira ngo ntarondogoye mu magambo menshi icyo nasorezaho ni ukubashimira kuba mwaje kudufata mu mugongo mu gihe cy'urupfu rutunguranye murakoze nasubiza umwanya w'ijambo wari impano umuryango yakoze watugejejeho imibereho y'umuvandimwe wacu wasinziriye nanjye yari umwana mbere se wabo nanjye urupfu rwe rwarantunguye nanjye nko mu masaha yine nagiye kumva barampamagara bati ibyabaye se urabizi reka data aza kumbwira ko byagenze nyine ngo mufate uko nabyumvishe mu by'ukuri ibintu byatugoye kugira ngo umuntu aze kuva Rwamagana kugeza tugeze amasaha byatugoye
isi ibyo mvuga murabyumva kugira ngo mubone ibikoresho mbone bitabaza umuntu ibintu bitunguye umuntu ntabwo harimo guterwa ngo witeguye haba no guterwa utiteguye ibi rero twe twatewe tutiteguye ariko ndashimira inshuti n'abavandimwe twabashije kugeraho zimwe na zimwe zadufashije namwe kandi mwabashe kudutabara mukaza mukadufasha Imana ibahe umugisha gusa uretse ko umuco nabonye hano harimo abagabo bamwe bigira ntibibadeba ariko ibyo ngibyo ni akazi byo birabareho ni akazi kabo kuko ejo nabona ibo nyine muri make rero nta magambo menshi dushaka kuvuga ikibazo kiri nyine umuryango uraza gukemura icyo umwana bagiye imbere n'umubyeyi we ubwo rero hasigaye twafata inzira tugasubira ku macumbi yacu urakoze nawe urakoze neza haje ibiteze birakira haje ibikoresho bitwaye byose barimo yahaje nazanamo twaze tugende unyereko kazinga Thank you.